mureke dufate akanya k'umunota umwe dusabire abakobwa barwaye indwara yo kugira ngo barwanire urukundo ku buryo umukobwa akora ibishoboka byose harimo no kuryamana n'umusore ngo amukunde, kugira ngo umukobwa yerekane ko akunda umusore akamubwira ati reka turyamane hanyuma unkunde. Iyo ndwara yaje ryari? Iyo ndwara mwayanduye ryari? Umusore uragukunda ntabwo arebera kuri ibyo ngibyo. Buriya umusore mugikubitana amaso bwa mbere ukimuvugisha ijambo rya mbere, iyo aragukunda baragukunda. Mwa bakobwa mwe mwabuze umuntu ubagira inama yuko atari ngombwa ngo uryamane n'umusore kugira ngo abashe kugukunda. Habuze umuntu ubabibabwira, mwarabibajije ibyo bintu ntibabibasobanurira, ntibabibabwira ko atari ko bigenda. Njye rero ndabatekereje ibyo bintu mubyihorere, kugira ngo umusore agukunde ntabwo ari ngombwa ko ubanza kumwereka urukundo ngo mwaryamanye, ntabwo ariko bigenda. Muraryamana n'ubundi bikarangira atagukunze, noneho uwo musore yagira amahirwe atatu wayimuhaye neza akakugira igikoresho cyo kugira ngo ujye ukomeza umuhereze. Atagukunda ntagire imipangu na mikeya akugiraho. Iyo nama ndayibagiriye, niba mutari mwarayigishije aka kanya muyimenye. Murakoze cyane, ndabakunda cyane. Yego nyine